yese nongeye kugusuhuza rero mwifuriza gukomeza kugubwa neza no kugira byiza by'umwihariko wowe Hanze subscribe kuri channel uri umuntu w'ingenzi cyane kuri twebwe niba utari ubizi cyane bimenye kabisa nimwe dukorera tutabafite ntacyo twaba turi hano dukora ndagushimiye cyane rero wewe waduhaye ibitekerezo ku makuru ndetse n'inkuru zose tuba twabagejejeho umunsi ku wundi agakanya rero ngiye no kugaruka ku nkuru n'undi nari nabagejejeho kuri analyst nari nakoze yivuga kuri Akayezu data ndetse n'uwitwa Mike byo gucana inyuma kwabo aho abantu benshi bagiye basaba yuko ibintu byaza gukurikiranwa kugeza no ku nzego zisumbuye izo bagiyemo cyane ko mu mashusho yagaragaye cyangwa se mu byagaragaye yuko byabaye nk'abirangiriye hariya uyu munsi rero icyo ngiye gukubwira ngira ngo uze no kunyumva neza rwose icyo nshaka kukubwira kandi ngira ngo unyumve neza aka kanya ni ibanga rikomeye ngiye kukubwira ndetse n'inkuru amakuru ngiye ubwanjye nk'uya ahantu hizewe kandi amakuru ya nyayo araza gutuma ibibazo bivuka none kugera kure kuri uyu mugore Akayezu data rero icyo ngiye kukubwira aka kanya nuko uyu mugore witwa Akayezu data ngiye kukubwira abantu benshi twagiye twumva yuko umugabo yaburiwe irengero ntabwo tuzi izina ry'umugabo ntabwo tuzi umugabo aburiye irengero byagenze gute ntituzi n'impene yageze mu kuburirwa irengero k'umugabo we gusa we avuga ko umugabo yaburiye irengero mu byo yavuze yuko ngo udupfubyi afite ngo Mike yamutwaye amafaranga ngo yarereshaga udupfubyi afite abantu benshi bagaruka kuri iyi ngingo uvuga ati ni gute umuntu avuga ngo imfubyi avuga yuko umugabo we yabuze ataza hari nanone akavuga imfubyi kandi nawe hari ibi bintu bituma abantu benshi bibaza uko ibintu bimeze ndetse biranayobera cyane uyu munsi rero reka nzi noneho nkubwire k'uyu mugabo we umenye umugabo we ninde yazize iki ese yapfuye ate uyu mugore aruhora yabifitemo ese biraza kugenda gute ese iki cyaba ari ikibazo kije kugira ngo uyu mugabo none nawe hamenyekanye irengero rye ese uramenye uyu mugabo yakoraga iki yakoraga hehe ese yarabanye ate n'uyu mugore byose byagenze gute ese iyi mico ivuga kuri uyu mugore yarayifite na mbere hose ibi nibyo ngiye kukubwira nkuko rero unabikubwiye cyane ni kuri yose niyo tuba turi kuri wakora subscribe kugira ngo dutangirane no nkubwira rero muvire umuzi n'umuzingo rwose ndagira ngo uze kunyumva neza cyane cyane mwe mwagiye muduha ibitekerezo ku nkuru yabanje iyo nabategure n'ubundi kuri iki kibazo ndagira ngo mukomeze muduhe ibitekerezo ariko mugerageza muduhe ibitekerezo n'ukuri byubaka yaba bo tutumva ibintu kimwe kandi namwe n'ukuri nta kibazo cyanjye kuri mwebwe muri abantu b'ingenzi n'ubundi kuko umuntu bamwafasha umwanya wanyu mukadukurikira ndetse n'ibitagenda neza bari ngombwa kugira ngo mubivuge kuko mu byo mutubwira muri comment niho dukuramo ibitekerezo inyunganizi ndetse byinshi ntabwo nabura kubashimira cyane rero reka rero nanababwira ati ariko nanone dukomeze twirinde icyorezo cya COVID-19 cyakashije umurego abantu b'Imana abantu b'igihugu kandi ariko nabifuriza ko Imana yabafasha ikabarinda kugira ngo dutangire umwaka wa 2022 turi kumwe mwese mudukurikiye ndetse n'imiryango yanyu n'igihugu muri rusange tumeze neza nta kibazo na gitoya dufite reka rero mutangirire rero mwubwira ibyinshi kuri iyi nkuru hanyuma nawe uraza kumbwira uko byumva aho nabogamye umbwire rwose nta kibazo reka rero ntangirira aha ngaha uyu mugore amazina ye ni Akayezu data nkuko byagarutsweho kandi binazwi yitwa Akayezu data uyu mugore ariko nanone uyu mugore akaba umugabo we bashakanye nakubwiye ko rwongeye kugaruka ko umugabo we wa mbere bashakanye amazina ye yitwa Jean Dodier amakuru ngiye kukubwira n'amakuru ngiye nikuriye ahantu amakuru utari bwumva ahandi hantu rwose n'andi wayumva barabaya bafite aho bayakuye ariko ni ngiye kuyatangaza bwa mbere aya makuru rero icyo ngiye kukubwira nuko uyu mugore yashakanye n'uyu mugabo ni ibintu birebire ariko kugira ngo nze gucunguza uburyo umwete nanakoresha igihe neza naza kwizinga mu magambo mukandambirwa reka mbire ku buryo uyu mugore n'uyu mugabo umugabo yaje kuburira irengero ese byagenze gute ni iki cyatumye umugabo aburirwa irengero nicyo ngiye kukubwira aka kanya rero iyi nkuru reka nyitangire aha ngaha aho bari biriwe mu rugo ubundi icyo nakubwira uyu mugabo w'uyu mugore wenda amaze imyaka isaga 8 yose aburiwe irengero imyaka 8 ngira ngo murayumva imyaka 8 ni imyaka itari mikeya ku muntu abuze imyaka 8 yose irashize Jean Dodier yabuze uyu mugabo numwe
mu bantu batwara imodoka yari umushoferi, yari umushoferi rwose. Sinzi niba kampani yakoreraga nayivuga, gusa uyu mugabo yari umushoferi. Hanyuma kuma yari umushoferi, yakoreraga Nyabugogo atwara imodoka izijya mu majyaruguru, ni mu ntara y'amajyaruguru. Jean Dodier, reka mbe nirinze kuvuga kampani yakoreraga. Hanyuma uyu mugabo witwa Jean Dodier yari asanzwe ari umushoferi. Ibi bintu bijya gutangira, uyu mugabo ngo yari asanzwe azi yuko uyu mugore witwa Akayezu afite imico itari myiza. Hanyuma ngo uyu mugabo ngo kazajya yifuza kujya gutwara, ngira ngo murabizi abashoferi batwara mu ntara ukuntu bagenda bakararayo. We yasabye aka kazi ngo kamujyana mu ntara kugira ngo byibura ajye agenda abashe kubona uburyo yararayo kugira ngo acike stress, ngo kuko ngo mu rugo habaga hari stress. Uyu mugabo rero ngo niko yaje kugenda bigenda, ngo akifuza yuko akazi ke kabera mu ntara kugira ngo agende byibura amare nk'umunsi atarataha mu rugo. Ibyo rero ni ibyo najya kukurambura bigatinda biri aho imbere. Gusa icyo nakubwira nuko n'ubundi uyu mugore ngo yabanye n'uyu mugabo, uyu mugore asanzwe adafite imico itari myiza. Yes, nicyo narindi kukubwira. Uyu mugore rero ngo n'ubundi yari asanzwe afite imico itari myiza itaranyuraga uyu mugabo witwa Jean Dodier. Nabo berekana ku ifoto, ngira ngo namurege ku ifoto rwose urabona ko ari umugabo mwiza rwose, nubwo ifoto ahantu nayiguhe rwose ni ukisa nuko kandi ameze. Hanyuma rero ngo uyu mugabo ngo ubwo yagendaga nyine ngo akajya gukora isafari, ugira ngo urabyumva, yatwaye imodoka ngo yashakaga ku buryo yazajya amara byibura igihe atari mu rugo kugira ngo stress zigabanyuke, kuko ngo yarasanzwe azi ko uyu mugore we amuca inyuma. Hanyuma rero ibi byose bijya gutangira, ntabwo nza kukubwira ku munsi wa mbere uko byatangiye, wenda ngo bashakanye ryari, ndagira ngo nze kukwihutira cyane kugira ngo hanyuma nawe uze kugira umwanya wawe wo kuduha igitekerezo. Uyu mugore ngo bijye gutangira rero ngo bari biriwe mu rugo rwose nka couple bakundanye nta kibazo. Hanyuma ngo icyo gihe bari banariye isombe rwose ku manywa. Bimaje kugera mu masaha y'umugoroba, ni mu masaha 9 gutyo saa 10, umugabo ku kazi baramuhamagara ngo ajyane amapiyesi y'imodoka. Ugasanga wenda imodoka yatwaye igeze nk'ikibazo, ikorewe mu rugendo. Ngira ngo murabizi yuko amapiyesi yandi ashobora kuyabika. Ngo uyu mugabo rero yarahamagawe ngo agire amapiyesi ageza kuri agence. Hanyuma uyu mugabo ngo yahise abwira umugore yuko agiye. Umugore amubwira ati tujyane tungenyure muri salo, ati hanyuma nawe ukomeze izawe cyangwa se ukomeze ujyane ayo mapiyesi. Icyo nakubwira nuko n'umundi ni mu Gatsata aho uyu mugore yatuye rwose ahazwi nko mu Makawa Karuruma. Hanyuma rero ngo bamajije gutambikana, umugabo ngo ajyanye amapiyesi Nyabugogo, birumvikana umugore ngo ntabwo yahise ahitira gukoresha inzara, ahubwo umugore yahise ajya mu kabari muri rogi ngo aho agiye kubonana n'undi mugabo. Umugabo mu kugenda amakuru aza kuyamenya yuko umugore we yagiye gusambana. Umugabo amajije kumenya ko ari uko bimeze, ngo ikintu yakoze ni iki rero. Yavuye ibyo yarajyanye, avuyeyo ngo araza aragenda yiyicarira ahantu mu kabari rwose. Hanyuma ngo umugore nawe yari marabariranya amasaha y'umugabo kuko bari buze kubona n'ubundi bagatahana. Umugabo abwira umugore ati suri heye, ati umugore ati ndaje rwose shiri wanjye. Ati umugore mu kuhagera asanga umugabo arimo aranywa inzoga. Ngo umugabo yabwiye umugore ati baguhe icupa. Umugore amuga ati nge sinywa inzoga. Ako kantu mukumve. Umugore amuga ati nge sinywa inzoga. Arangije kumubwira gutyo, umugabo ngo ararakara. Ngo baratanga kubera ko urumva hashize igihe kinini, imyaka isaga 8, ngo ahantu banyuraga hasaga nk'ahantu hari umwijima. Ngo hanyuma bari kugenda ngo umugabo atangira kwirukankana umugore ngo ashaka kumwica. Ako kantu mukumve nako. Hanyuma ngo umugabo ashaka kwica umugore, ngo umugore arirukanka ngo arenga mu kantu k'umwijima kari aho hantu, ngo agera ahantu hasa nk'ahari urumuri. Mu kuhagera ngo arebye abona umugabo we ngo ntabwo yigeze amukurikira. Ngo abona umugabo we ntabwo yigeze akurikira umugore. Hashize aganya ngo arongera abona wa mugabo yaje amwirukaho nanone. Umugore arangije ikintu yakoze ni iki, wese ajya kureba mukuru we, n'ubundi ubwo ni mukuru w'uwo mugore utuye hehe mu Gatsata. Arangije kugerayo abasobanura ukuntu bimeze, arababwira ati umugabo wanjye ameze nabi arashaka kunyica. Hanyuma ubwo numva ni kwa muramu w'uyu mugabo, uyu Jean Dodier cyangwa se Jado. Hanyuma
bikimara kugenda gutyo rero muramu w'uyu mugabo yese bahise bahamagara ati se bimeze bite wa mugabo we? Umugabo ati ngiye ndaje nsobanura uko ibintu byose bimeze. Umugabo yari afite amakuru y'uko umugore amuca inyuma, bigaragara yuko nanone wenda yari asanzwe abizi, noneho agashyiraho nk'ingenza hanyuma kugira ngo azamwifatire, ariko we yamaje kubimenya, bigaragara ko yaramasaga nk'aho amaje kubirambirwa. Ikindi kandi njya kugira ngo uze kwitonda, bigaragara yuko uyu mugore nubwo wenda yasanzwe aca inyuma uyu mugabo we, atabikoraga ku bantu baciriritse, ku bantu ba fake uko nkuko mubibona, ndetse n'uriya Simeon n'umugabo bavuga ko uri umu engineer ufite amafaranga, bigaragara ko n'uyu wa mbere atari umugabo wari uciriritse. Ngo hanyuma rero ngo uyu mugabo yagiye kwa muramu we, ubwo ni kuvuga kwa mukuru w'umugore we, aza afite umumoro ukazajya gukuba ku ibaraza hanze, ngo batinya bagira ubwoba, ngo batinya gufungura. Uyu mugabo yasubiraga mu magambo agira ati ndamwica nge sinabyihanganira, ntago nakomeza kubana n'umugore umeze gutyo, ati ndamwica. Hanyuma umugabo ngo waciyemo akanya gato yarababwira ati nsanze ari igikorwa cy'uburubwana nari ngiye gukora, kwiyicira umugore, ati ngenda atashye ngiye kwiyahura. Aho kantu mubyumve mukumve neza, ati nsanze ari igikorwa cy'ububwana nari ngiye gukora, ndatashye ngiye kwiyahura. Bikimara kugenda gutyo rero ngo umugabo yahise agenda, kuva ubwo ngubwo umugabo yagenda, ntiyongeye kugaragara n'umunsi wa rimwe. Uwo mugoroba cyangwa se iryo joro umugabo avaho akagenda avuze iryo jambo, umugabo ntiyongeye kuboneka na rimwe kugeza na n'izi saha. Ibimenyetso byose byarahishwe. Ari nako rero wenda ndamutse ngarukiye aho ngaho kuri iyi nkuru nari ngiye kukubwira aho ngaho y'ayo mateka maremare y'umugabo witwa Jean de Dieu waburi birengero, wabanye n'uyu mugore bwa mbere, ndetse bigaragara ko yapfuye. Ngarutse inyuma rero gatoya wenda ku cyo twakwita nka analyst, icyo wenda njye nabavuga hangana igitekerezo cyanjye, ufite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyawe. Hari abantu benshi bavuze bagiye bavuga yuko nakomeje ndiba izi nkuru ahantu henshi hagiye hatandukanye, yaba mu biganiro bagiye bakora, hari abantu benshi bagiye bavuga yuko uyu mugore ngo ashobora kuba yaramajije kubona yuko umugabo yariye karungu yarubiye, akahamagara wa mugabo bari bari kumwe mu aho bari baryamaniye, akavuga ati umugabo ameze nabi arashaka kunyica. Bikaba ari byo byatumye uyu mugore bikekwa yuko ngo ashobora kuba yararigitishije cyangwa se akicisha uyu mugabo we wa mbere. Kuko nanone abantu bakibaza se, abantu bakiye baza aya makuru bakibaza ati se ni gute umuntu, cyangwa se nawe mbubaze, ni gute umuntu ashobora kuvuga ati ngiye kwiyahura, akava aho ngaho akagenda akahita aburirwa irengero. Iyo umuntu yiyahuye sinzi uburyo wakiyahura ku buryo yashira imyaka 8 umuntu atarakubona. Sinzi ko umuntu yashobora kwiyahura ku buryo umuntu ashobora kuburirwa irengero burundu. Sibyo, sinzi uburyo byagenda rwose, sinzi uburyo bishobokamo. Ubwo ngo abantu benshi bakavuga ati bigaragara yuko uyu mugore yaramaje gutanga uyu mugabo kare, hanyuma akagenda ari mu nzira agera mu rugo, cyangwa se uyu mugabo akaba yaratashye akigera mu rugo, agakurwa iwe mu rugo, akaba yajyanwa akajya kwicishwa. Ibyo ni ibintu abantu abagenda banariza ku ruhande rumwe. Ntabwo mbikonfirma ngo mbishyire 100%, twese turi abantu, ikibazo twaracyumvise tuzi ko bimeze. Gukira analyze yawe rwose nk'abantu bakuru, ngira ngo murabyumva cyane. Hanyuma rero ngo uyu mugabo aburirwa irengera ryo. Na n'izi saha hibazwa uburyo umugore nanone ikintu cyatumye hari umwe mu bantu ubizi neza iyo nkuru byahaye uruvugiro rwo kuvuga. Aravuga ati ahubwo uyu mugore abazwe naho uyu mugabo wa mbere yashyizwe, kuko ibyo byose arahazi. Bigaragara yuko Mike, nkuko nabibabwiye mu nkuru ya mbere yatambutse, Mike yabaye nkaho amajije kubona ko uyu mugore wenda adashobora kuba yamushobora, munyumve neza. Hanyuma aravuga ati reka nshaka uburyo nkura mwakange karenge, kuko Mike yari yarashutswe, yarabaye nk'injiji yo kwinjira uyu mugore agashyira amafaranga kuri iyi nzu akagira ate, ariko akaza gusanga arimo arahomba, agashaka uburyo yabyikuramo. Kuko icyo naje kutabuza nanone nuko Mike ashobora kuba yari yarashyizeho ingenza zigenda kuri uyu mugore kugira ngo azafate uyu mugabo. Ni nacyo nshingiro mvuga ngo nibyumvikana uburyo Mike yari atashye agakatira mu nzira iwe, atashye iwe akajya gucumbika, atarafite gahunda yo kuzinduka ngo hamagare n'itangazamakuru bafate uyu mugore. Bigaragara ko yari yabitekereje abizi. Ikindi none uyu mugore nkuko yagiye yasobanuye yuko uyisimiwo
yageze mu rugo iwe saa 10 za mu gitondo ngo kuko yaramubwiye ngo azamuzengereze ngo aze amuganiriza amubwire ku bibazo afite. Ibi nanone bituma abantu bibaza ati se umugabo ni gute azinduka saa 10 akaba yageze mu rugo rw'undi mugabo, bishoboka bite? Icyo nacyo ni ikibazo, uburyo umuntu ashobora kuzinduka izo saha. Ese yaba ari papa wawe? Nanone akibazwa uburyo uyu mugore yabonye ko Simo afite ahantu heza ho guhungira afite ari mu buriri nanone ubwo umugabo bita bitanga ikirego gikomeye kiza gutuma noneho Mike arakara kurushaho. Avuga ko bafite inzu nini, sinzi uburyo yamubwiye ati nyeruka winjire mu cyumba cyacu wifungirane. Sinzi uburyo ibyo bintu bishoboka, niba ariho hantu heza yarabonye kandi azi yuko Mike aze yarakaye. Icyo nanone ni ikibazo abantu aho ngaho tugireho agasopo twibazaho nanone. Ibyo ngibyo biratanga iyo shusho rero. Abantu benshi niko bakomeje kugenda bavuma uyu mugore, ariko na Mike nawe bavuga yuko Mike nawe yashatse kurya uyu mugore. Aka kanya icyo nshaka kukubwira, ndashaka kugendera kuri aya makuru mubwiye y'uburyo uyu mugabo w'uyu mugore utazwi bavuga yuko yabuze gusa hakaba hashize n'icyo gihe cyose yaraburiwe irengero, ariko bigaragara yuko ashobora kuba yarapfuye. Kugeza aka kanya abantu baravuga ati ahubwo uyu muryango w'uyu mugore nako w'uyu mugabo waburiwe irengero wakakwiye guhaguruka nawe ukinjira mu kibazo uyu mugore agasobanura uyu muryango, agasobanura uyu muryango w'umugabo wabo yagiye. Cyane yuko ibi byanakomoje ejo bundi avuga yuko ati Mike yacikanye amafaranga y'udupfubyi twanjye. Ese ni gute umuntu yaburiwe irengero ashobora kuvuga ati udupfubyi? Iryo jambo ni ryatumye hari umuntu haguruka, umwe mu bantu ngo bakoranaga na Mike, nako umwe mu bantu bakoranaga na Jean Dodier cyangwa se Jado, ahaguruka aravuga ati rero atanga comment agira ati wa mugore we ubazwe aho Jean Dodier wamushyize. Arongera ati bariya bana yavuze ati wa mugore we ndakwinginze uhaguruka usaba imbabazi usobanure byose unasobanura umugabo wawe wa mbere wamushyize. Bariya bana bizakugora, ufite n'ibibazo byo kuzabasobanurira ahantu papa wabo yagiye. Urumva uyu ndi umwe mu bantu bakoranaga na Mike bakoranaga na Jado. Ati Jado yari umwana mwiza mu kazi yitonda, umutesha umutwe umutesha rinye, niyo nzu murimo muraburana we na Mike ngo yatanze amafaranga, kiriya kibanza na Jado yakiguza ari umusore, nizo nzu ngo nubwo mwaravuguriye azubaka ari umusore. Icyo kintu muracyumva? Uyu ni umuntu wateye comment, ariko mumara gutera comment ndiribwo nese maguruka nshaka amakuru neza, ndibaza none uburi nita nshaka amakuru yimbitse impamvu uyu muntu ateye comment. Ese yabaza iki kuri iyi nkuru? Ese ni na hantu handi hishe umuntu yakura amakuru yose ngo ayamenye atohoze? Ibi rero ngira ngo murabyumva. Hari abantu bakiri wenda mu bintu byo kumva uruhande rumwe, ariko ndagira ngo tuze gushyira hamwe noneho turebe neza, dukumure icyo dukome n'ingasire rwose, nta numwe wikomye undi. Yaba mwe muduha ibitekerezo, namwe mudukurikire rwose 5 kuri 5. Ndanabashimira cyane kuba amufata igihe cyanyu mukaba mudukurikira. Aka kanya rero nikina jya nk'umubwire, ese urumva ibi bintu bifatwa gute? Urumva comment zo ni nyinshi cyane. Bamwe baravuga ati ahubwo Mike nawe araje aburirwa irengero. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu bagenda batanga. Uyu mugore rwose nabo Mike araje aburirwa irengero. Ati kuko bigaragara uyu mugore ntabwo yarasanzwe asambana n'abantu baciriritse, ngo ati iyi ni inda iri mu rwego rwo hejuru. Nibyo ni ibitekerezo abantu bagenda batanga, mu nyumve neza. Ibi nkange nkabyanariza nkibaza ati se ibi bintu biraherera hehe? Simamye neza yuko uyu mugore Akayezu ari we nyirabayazana w'ibi bintu byose, ariko afitemo uruhare kimwe nuko Mike nawe afitemo uruhare. Reka tubyemere ibyo ngibyo, twemere yuko Mike afite uruhare mu bintu byose byabaye, ndetse n'uyu mugore afitemo uruhare, kuko yaba Mike si shyashya ndetse n'uyu mugore si shyashya. Kuko abantu baravuga ati uyu mugore nasobanure ati ibi bintu bishobora kuba bibayeho kugira ngo amaraso y'inzirakarengane yaburiwe irengero Jean Dodier ariyo kingo ni yari kiri kurira ya maraso, ngo kugira ngo abone ubutabera, ashakirwa ubutabera. Ari nawe benshi bavuze ati ahubwo uyu muryango w'uyu mugabo Jean Dodier nuhaguruka utanga ikibazo, ukurikirana ikibazo cy'umwana wabo, bamenye neza aho yarengeye, bamenye neza ati si ibi bintu bimeze biti. Ngira ngo namwe murangira ngo mumfashe kwanariza, mumbwire ibi bintu uko bimeze nuko mubyumva. Rwose namwe mumfashe, kuko urumva umugabo yaburiwe irengero imyaka 8 ishize,
ndetse nuko byagenze nabikubwiye na nizi saha na Mike nawe ikibazo cyo ni kimwe. Amakuru na mfite nuko umugabo yapfuye nawe umugore ibintu bisa neza nk'ibi ngibi Mike avuga byo kumuca inyuma aricyo byatangiye bapfa, ndetse bigeza kugeraho nawe umugabo yifuza kujya gukorera kure aho atabasha kuba ari kumwe n'uyu mugore. Na bintu byinshi nza kukubwira, reka nk'umwanya wawe wowe dukurikira rwose mukunzi wacu, we ubanye natwe bwa mbere, igira ikintu tubwira kuri iyi nkuru, aho navuze nabi icyo navuze kitari cyo rwose, ugerageze kunyebura rwose nta kibazo, igitekerezo cyawe ari ingenzi n'inyunganizi, burya icyo umbwiye rwose iyo tudahuza buriya ni inyunganizi uboma rwose, ngerageza kubyigaho cyane nanabashimira. Reka rero mbe ncumbikiye aha ngaha andi makuru namenya kuri iki kibazo ni ukuri nahita nyababwira nkayabagezaho, ariko icyo ngira ngo ni uko watubwira noneho ibi bintu uko byumva. Nanagushimira cyane wowe ufashe umwanya ukanega amatwi rwose, Imana ijye ukumera umugisha, kandi icyo mbifuriza nuko mwakomeza kugira ubuzima bwiza buzira umuze, buzira icyorezo cya COVID-19, tukazabasha kubana neza mu mwaka wa 2022 tukawinjiramo neza. Ibyo byose kugera nuko twakomeza gusenga ndetse no kwirindira icyorezo nk'uko bikwiye, nk'uko tubisabwa nka guverinoma yacu y'igihugu. Reka rero nizere ko izi ngamba twese dusabwa kandi zidufitiye umumaro tugomba kuzishyira mu bikorwa kugira ngo dukomeze tubeho neza. Reka nkubwire ati rero icyo mwisabiye ni igitekerezo, inyunganizi ndetse n'icyo wumva cyakorwa kugira ngo iki kibazo kize kuba cyabonerwa umuti. Ese ibyo nkubwiye byumvisha ute? Ndagusuje rero nanagusezera nkubwira tukomeze ugire ibihe byiza, muri Imana akomeza abane nawe. Nge na on top. Reka mvuga ati dusubire ubutaha rero mu nkuru zacu. Ibihe byiza, muri Imana akomeza abane namwe.